nihe kipe yatwaye igikombe cy'isi bwa mbere? Irigwe ikipe yatwaye igikombe cy'isi cya mbere ni Irigwe, yagitwaye mu 1930. Perfect. Erega ebana Messi yaratuzengereje yaduteje ko nubu yagarutse Messi yaratuzengereje n'ubari muri short list baba we kandi yanatugarika. Kuri buri alphabet uzajya umbwiraho umukino. A ni Andre Onana. B Bruno Fernandes. C Y Y namakura he none ko nigenje Y Alright, reka twongere tubasuhuze twizera ko mumeze neza cyane. Nitwa Abeli Deus Kwizera. Twagarutse muri BNB Face Off, hahandi tuba tuzana ibibazo byiza byo kuganira ku mupira, tukareba uko ibintu byagiye bigenda, kandi nanone turi kumwe n'abantu banini, amazina manini y'abantu mukunda kandi cyane rwose. Uyu munsi rero turi kumwe na Jean Claude Kwizigira Lee, no umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA hariya ku Kacyiru. Tuguha ikaze kuri BNB. Urakoze cyane Deus. Meze neza se? Meze neza ndashima. Cardinal uracyari cardinal cyangwa ushobora kuba warabaye bishop? Oya, bishop wa munsi ya cardinal buri. Naba nkugabanyirije amaranga. Keretse bakwirukanye nyine bakwirukanye nibwo wenda wazongera kujya gutangira ukazongera wenda ukaba pasiteri ukazamuka, ariko urumva tubatuna twebwe muri Katolike rero cardinal buriya nibo batoramo abapapa. Ubu uramutse uri cardinal wa nyawe vuga amazina yawe. Ese urabishidikanya? Yase uretse gato kugira ngo umenye ko uri umugatolike wa nyawe, vuga uko amazina yawe wayakurikiranye. Nitwa Abeli Deus Cardinal Kwizera. Cyakoza uzikura umugatolike wahatari koko. Naye ndabyemeye. Umeze uteri? Ndaho ndakomeye kabisa. Monsanze ku kazi ku wa gatandatu tugira ikiganiro cya mu gitondo nibwo tukirangiza. Ndaho vraiment ari nge ubwanjye na famille yanjye ntacyo nganya, ndashima Imana. Ariko hari akantu njya nkunda gusoma comments z'abantu z'ababakurikira z'abadukurikira, bavuga ko muri iki gihugu ushobora kuba uri umuntu wa mbere uzi kuyobora ikiganiro cya siporo. Ababibona gutyo ndabashimira, ariko hari abantu benshi bayobora ibiganiro bya siporo nabo babahanga mu maradiyo yose edaheri hano mu Rwanda, ba Jean-Luc, ba Hitimana Claude, nabo rwose wumva ko ari beza cyane mu kuyobora ibiganiro, ariko iyo umuntu aguha iyo compliment atuma abyibuza biragushimisha bikanakwankuraje, ariko n'abagenzi banjye rwose bakora neza. Ikintu cyo kumenya icyo umuntu ashoboye buriya nicyo cy'ingenzi mu kiganiro, kandi rwose nanjye ndi muri abo babyemeza gutyo. Urumva buriya iyo hari icyo bita specialization in duties, iyo abantu babasha kumenya gutandukanya inshingano bituma akazi kaba keza, kubera ko turi abanyamakuru. Icyo ubusabwa nuko uhora uri open minded, ufungutse mu mutwe, ukaba ushobora gusoma gukurikirana ikintu icyo ari cyo cyose, ariko noneho ntabwo abantu bose bashoboye ibintu byose kimwe. Hari icyo ubu maximiza, iyo wamaze kumenya rero ahantu intege zawe ziri point fort niho ugerageza gushyira imbaraga, kubera ko iyo ushatse gusakuma byinshi hari igihe ubura nyine aho uhengamira naho uhagarara kugira ngo widistingue. Rero ni byiza cyane surtout mu mwuga w'itangazamakuru, urareka niyo umuntu yipositionye ko ari umanalist akabikora akabikunda akabikora cyane, niba umuntu ari umukommentateur akagerageza gukurikira abandi bakommentateur bakomeye tuba dukurikira ku maradiyo n'amateleviziyo mpuzamahanga akomeye, nawe akamenya uko akwiriye kunoza ibye. Niba umuntu ari umuhanga cyane mu updating
akaba azi gusoma inkuru zitandukanye hirya no hino agacukumbura ibitangazamakuru, ariko akaba azi no kubivuga, agakora icyo bita narration ya yindi ryohera umuntu akayumva amatwi akumva ko ibintu umuntu arimo arabivuga neza na confidence kandi arabivuga arabikora neza. Uwo nawe ukamureka nawe akamaximiza. Nawe niba uri moderator w'ikiganiro ukavuga ngo iki kiganiro ndakiganisha ese abaturage bakeneye kumva iki. Ubundi moderator no umuturage uri muri studio, uvuga ngo wowe ikintu ugomba gukora wisanisha n'ibyo public ishaka kumva, akaba ari byo rero uza kuyoboramo abantu, ubabaza ujyanisha kuri kucyo rubanda runyotewe. Nicyo ngicyo rero cyo kuba moderator w'ikiganiro. Rero iyo bashe kugwa mu ngingo neza ko waziteguye, ariko ukamenya kugera ku nyota y'icyo abagukurikiye bashaka, ku buryo nyine usohoka akavuga ngo niba nari mfite umwanaliste kuri pano namubajije ku buryo umuntu udukurikiye yashize amatsiko yumva nta kindi yaza kubaza nyuma y'ahangaha. Donc ni nkuko wafata ibitekerezo n'ibibazo abantu babakurikiye bumva bibaza, nawe ukabibabariza kugira ngo babone igisubizo. Rero urumva specialisation ifasha mu gutuma akazi kagenda neza, hakabamo n'icyo bita complementarité n'injyana. Bamwita Jean Claude Kwizigira ari hari ubu ngubu imyaka mu mwuga singana nk'iyo mfitera urasa se nkurushara natangiye okay natangiye 2011 mu kwezi kwa gatandatu kuri 24 nibwo natangiye itangazamakuru i Butare kuri radio ya Huye, mpakora kugera 2015 ku itariki 3 z'ukwa gatanu nza kuri Royal FM nakoraga mu ishami ry'amakuru, nsoma makuru nkora naza reportage. Buri ando umuntu wakoze reportage nuko abantu batabizi imanza za bamugesera nazo kavarinze bikomeye cyane, ama press conference aremereye cyane ya ambassadeur b'Ubwongereza mu Rwanda ba William Jering igihe haba gufata Karenzi Karake niba mbyibuka neza, yego press conference ziremereye cyane muri igihe Burundi 2015 igihe Burundi haza crise y'u Burundi n'u Rwanda. Icyo gihe nari muri Pota nkora muri Royal FM. Ntago nahakoze igihe kinini kubera ko Royal yarahindagurikaga cyane. Nyuma y'amezi nkarindwi mu kwezi kwa 12 bahagaritse contract, hanyuma 2016 mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya mbere nibwo ninjiye muri Arabia. Rero ni urugendo rwa Jean Claude Kwizigira. Ngiye nivugiraga imyaka mfite mu buzima, ntabwo ari yo gukora ko ngiye maze gukora miki. Wavugaga iyo mu buzima iyo mu buzima ndayikurusha iyo mu buzima navugaga imyaka mfite mu buzima bwanjye kishobora kuba iri hafi y'iyo maze ukora. Nibyo navugaga iyo ufite mu buzima bwawe, ubwo uraza gufata 2011 kujyana 2024 ubwo n'imyaka 13 ufate muyifite ukuremo wumve, uraza kumbwira. Kandi ubu nta wakubaza imyaka yawe, ubundi ufite imyaka ingana? Ifite ubuze urundebye urabona nafite imyaka nka 22 deo. Ahubwo kukimwisubiza mu ngobyi niki cyabaye ko kera abakobwa aribo bahishaga imyaka, abahungu byaje kogendekera. Nze ndayihisha. Wowe ndebye urabona nafite ingahe? We deo ufite imyaka 29. None se Lorenzo yabakuru tumwaka urenze umwe? Lorenzo we ntabwo nduta. Ngiye mfite imyaka 28. Urumva se ntabishoboye 28 naho ngaho. Nta muntu w'umusaza. Nta muntu w'umusaza. No uri petit frère. Okay, hanyuma iyo nahuye n'abantu bazi ibintu badutanze muri ibi bintu babizi bakuru banakurikiranye ni wenda n'ibyakera n'ibyatubanjirije, ngenda mbabaza ibibazo kuri football byo kuganira atari kuvuga wenda ngo uyatsinde byo kwiganira gusa kugira ngo twibukiranye n'abantu bakabikunda cyane. Ubu rero nawe hano hari utubazo duke naguteguriye dukeya, banze ndebera utubazo dukeya rwose tutageze no kuri 10.
ibibazo 10 se Deus oya ntabwo bigera ndavuze ngo ntabwo bitagera ku 10 ntacyo reka tuganira no kuganira sasa muri iyi minsi hari ikipe igezweho cyane irimo iratera abantu ubwoba yitwa Manchester United ariko wowe wabifana cyangwa se utayifana ariko iby'umupira w'amaguru byose ubutegetswe kubikurikira yego ndabikurikira cyane Manchester United se bure iteye ubwoba muri iyi minsi cyangwa isoko yarititije cyangwa ikibuga cyayicuramiye isoko ririho Manchester United muri iyi minsi rwose navuga ko yanabanjirije izindi kwigaragaza ku isoko imaze kuzana umusore wakinaga muri Bologna bita Zirkzee Joshua ni umwe mu bakinnyi rwose beza no muhorandi ukiri muto muri iki gikombe cya yaho giheruka ntabwo yabonye iminota myinshi yo gukina yazaga buri yasimbuye mu ikipe y'igihugu y'abahorandi ariko ni umukinnyi ukiri muto ufite hazaza kandi ufite n'impano kubera ko umukinnyi ujya muri shampiyona y'Ubutaliyani agatsinda hejuru y'ibitego 12 ntabwo biba bibi ku mukinnyi uri munsi y'imyaka 23 Joshua Zirkzee hanyuma undi musore nabonye bazanye yitwa Leny Yoro ejo nahoze ndeba ubuhanga bwe ni umusore muremure cyane 1.90 uvuye muri Lille umusore rwose ufite calibre ndetse uri ku rwego rwiza ubona ko ku kintu bita ku maduel yo mu kirere ku matakle nahoze ndeba muri decision making mu gufata ibyemezo mu gukora za anticipation ubona ko ari umukinnyi w'umuhanga mu by'ukuri abarirwa hejuru y'amanota 8 ku 10 abantu b'abahanga barimo baragenda bibara ku buhanga bw'umudefenseri bagomba kureba mu kwipositiona mu guhagarara anticipation gutangira gutekereza ngo uyu mukinnyi urimo urasatira uyu mupira araza kuwukoresha iki ukantisipa ugatangira gutekereza ibyo ari buze gukora kugira ngo uze kumenya uko umukuraho cyangwa se nuko uza gutabara izamu nabonye ari kuri rate yo hejuru ibyemezo ufata decision urumva uvuye muri position ukajya muri decision urafata ibihe byemezo no mukinnyi w'umuhanga cyane noneho tayi icyo bita natural fitness ukabona afite 1.90 mu sori imyaka 19 so mu by'ukuri ubona ko Manchester United kuva Ineos Group yaza gushoramo imari ndetse ikaba yaranaguze igice cyane kizaba kireba ku mupira ko niwo musaruro abantu benshi barimo barashaka muri Manchester United mfite icyizere cyuko ni Manchester United ubona ko yatangiye kujya muri projet nk'iza Chelsea zo kugurira hazaza ntabwo barimo baragura abakinnyi bakuze barimo baragura abakinnyi bakiri bato bivuze ko nyine batangiye gutekereza kuvuga ngo reka twongere twubake twubakiye ku bakiri bato bivuga ko nyine icyo gihe biba bitanga icyizere cyuko ikipe izaba ari nziza gusa Erik ten Hag yongera amasezerano abantu benshi ntago ariko babyifuzaga nanjye ndimo kubera ko Erik ten Hag nibyo yagize impamvu nazo zumvikana zatumye amwongera amasezerano muri Manchester United nko kuba yarintroduce abakinnyi bakiri bato ba Alejandro Garnacho bakaba barimo barakora neza cyane akazana bari abasore ba Hodgland ntabwo ari abakinnyi babi izo za introduction z'abakinnyi bakiri bato no ku expose talent ni byiza cyane cyo ni ikintu kiremereye bagendeyeho icya kabiri nuko yagize ikibazo cy'imvune yavunisha abakinnyi benshi nacyo nicyo kirumvikana kuvunisha abakinnyi benshi bituma nyine nta na rimwe Manchester nk'umwaka ushize yakinnye yuzuye 100%. Ibyo birumvikana kugira ngo bimusunike noneho no gutwara igikombe cya FA Cup nabyo biramusunika birumvikana ariko ngewe ikintu ntemeranyirwe nawe nabonye ari umutoza udafite ijisho ryiza ryo kurambagiza ntazi kugura abakinnyi mu by'ukuri nge nicyo cyari cyatumye numva Erik ten Hag ntamufitiye icyizere transfer ya Antonio mu Brazilian ya flopinze muri Manchester United umuzamu Onana wanze kongera amasezerano De Gea
Onana nawe akaza agatsindisha ikipe ukabona nyine ko hari imikino imwe n'imwe yagiye atuma Manchester United idabona amanota 3. Naravuze nti iki kintu cyonyine cyo kutamenya kurambagiza no kugura ni ikintu kibi cyane. Ikipe kurangiza ku mwanya wa 8 ikagira amanota itigeze igira mu mateka yayo, ni ibintu nabonaga byagakwiriye gutuma Erik ten Hag atakwiriye kongererwa amasezerano. Ariko izo nshingano n'ubundi zo kurambagiza no kugura ntekereza ko bwa mbere na mbere zitaba ari iz'umutoza cyane, nubwo wenda bigira mu ruhare runini. Ariko uyu munsi nanone afite ba Danny Ashworth, afite abitwa ba Joe Wilcox na ba Omar Berada, na abantu b'abatekinisiye ku rwego rwo hejuru. Ni abari ikizere se? Yego, niyo mpamvu kongererwa amasezerano bavuze bati natwe hari uruhare rwacu twemera. Impamvu nabimushyiragaho ntago uko nyobeye ko hari abandi bagakwiriye kuba bajwa yorara, ariko nta bari bahari. Icyo gihe rero twa dukeneye kubona ko byibuza iyo expertise ayifite yo kuba yagura abakinnyi beza. Ariko nabyo byaramusunitse, nabo bemeye uruhare rwabo, baravuga bati equipe ntago igeze imuha backup ifatika ku buryo bamufasha kurambagiza. Ubu ngubu rero amugane ubwo bamaze kubaka staff iri tough, turizera ko bizagenda neza. Abakinnyi b'Abahorandi hari abajya bahira Manchester United ariko n'abatayihira. Memphis Depay urabizi ukuntu yaje bari ku Angel Di Maria. Memphis Depay araza muri mani biranga. Uramuzo bita Van Dobik bamutangiye ubu miliyoni 5, yaraguze miliyoni 40 zirenga. Abo nabakinnyi batayigendekeye neza, ariko nanone badali Blind rekada. Ariko areba ukibuka Van der Sar umuzamu mwiza, ukibuka ba Ruud van Nistelrooy, ukibuka ba Van Persie, nabo tukongera tukumva dufite icyizere cyuko ba Joshua Zirkzee ndetse na ba Mathis de Ligt bari mu biganiro. Ni baramutse baje muri Manchester United, mu by'ukuri uko barimo baragura biratanga icyizere none ko ishobora kuba mani nziza. Hanyuma reka tujye mu bibazo. Ni ibibazo biba bisanzwe byo kwibukiranya hahise. Manchester United twavugagaho ifite Champions League 3. Imwe yitwaye 2008, ari naheruka itwara indi 9 itwara n'indi muri 68. Finali cyangwa se umukino uri uhora mu mitwe y'abantu benshi muri wenda batari mu myaka yacu bari imbere ho gatoya, ni finali 9-9. Nk'umuntu ukurikirana umupira w'amaguru, ndashaka umbwira lineup yari yabanjemo icyo gihe kuri Manchester United. Okay, ndagerageza ntabwo ari 100%, ariko nibuka ko ikipe yakiriye finale ya muri 99 ni ikipe y'aba graduate ba class of 92. Bari bavuye muri academy ya Manchester United, Ferguson, iyo bita class of 92 y'abakinnyi bavuye muri academy muri 92 muri Manchester United bakaza muri equipe nkuru bakigaragaza nk'abakinnyi beza. Abenshi barinze banasoreza kariyeri muri Manchester United kandi abakinnye kuri ho niveau. Nibuka ko iyo kipe yari iganjemo abakinnyi bo muri class of 92. Reka nibuke mwizamu harimo Peter Schmeichel, ahubwo ni se wa Kasper Schmeichel, wa Kasper. Ndamubona Peter Schmeichel, umuzamu mwiza cyane w'umunya Denmark, yafatiraga Manchester United, ni nawe yabyaye umuzamu Kasper Schmeichel wubatse izina muri za Leicester City. Ndakeka avuye muri Anderlecht, nawe uri murafatira ikipe y'igihugu y'Abadage y'Abadanwa ya Denmark. Yarari mwizamu. Hanyuma umutima wa defense harimo umugabo muremure cyane witwa Jaap Stam. Ndumva ari warurimo Jaap Stam. N'umukinnyi mwiza cyane rwose, yarafite taye nziza, mu defenseur. Nawe yari umuholandi. Yego, nawe yari umuholandi. Hanyuma yarari kumwe yari umuswedwa yitwaga Jensen, yari umuswedwa ndakeka, n'umunyaswede, niwe wari umutima wa defense. Hanyuma gatatu yariho umusore bita Erwin Davis. Ndamubona umunya Ireland,
yari umunya Ireland. Hanyuma from class of 92 Gary Neville yari kuri kabiri. Yari umukinnyi mwiza cyane Gary Neville. Hanyuma hagati mu kibuga hari harimo umutipe bita Jasper ari kumwe na Nick Butt nibo bari hagati mu kibuga. Hanyuma uruhande rumwe rwacagaho Ryan Giggs class of 92. hari harimo David Beckham ku rundi ruhande class of 92. Hanyuma hari harimo uwo bita Dwelt York yari arimo kuri ari rutayizamu ni cyagiye bakinaga kera 4-2 yatakana na Cole Andy Cole nabo ngabo bari barigize iriya kipe yatsindaga ikipe ya Bayern. Ni match yaberaga muri Barcelona muri Espagne. Nibuka ko icyo gihe bateze indege ngo yitwa Concorde bateze Concorde bajya gukina i Barcelona. Ndumva ariyo kipe niyo kipe ya Manchester United yo muri 99 yatwaye igikombe cya Champions League itsinze Bayern 2-1. Witwa Steve McLaren ngo yabwiye Ferguson bamaze kwishyura ngo tegura abakinnyi bari bujye muri prolongation ko remplacement ya prolongation hasigaye umunota umwe n'igice. Ferguson avuga ati turacyafite igihe. Ibitego warujye kuvuga ngo iki ntabwo abantu babitsinze ni bandera aka ntari mu gitego cya ibitego byo wapi niba ndakurana. Hari harimo igitego cya Organ Soska Organ Soska yari umusimbura yaje asimbuye na Teddy Sheringham bose bari basimbuye na Teddy Sheringham. Yamama numva ntago nibukaga ariko nicyo cyageze umulegend Organ Soska ko kariyeri ye ntabwo yari nini ntabwo yari ibyibushye yabayeho umuntu usimbura muri kariyeri ye yose ariko kiriya gitego cyonyine cyamugize umuntu. Igitego rero muri football kimeze nk'indirimbo ku bahanzi. Umuhanzi ashobora kumara imyaka 10 ahanga indirimbo ariko indirimbo imwe igahindura igitereko kiwe. Rero ni kimwe n'umupira, umuntu ashobora gutsinda igitego cya kindi gitangaje gitabara abantu bakakimwibukiraho iteka ryose. Okay, yes, iyo rero ni Manchester United yo muri 99 ifite imyaka 3. Barufite imyaka 3. Twarigaga twe dukora na devoir. Dari ifite imyaka 3. Anyways, hanyuma ikindi kibazo ni ikipe yatwaye igikombe cy'isi bwa mbere. Irigwe ikipe yatwaye igikombe cy'isi cya mbere ni Irigwe yagitwaye mu 1930 nabwo igikombe cy'isi cyatangiye gukina nibwo cyatangiye gukina nibwo cyatangijwe gukina. Ntekereza ko cyari ku gitekerezo cya Gilles yitwaga Ndera wa president wa FIFA yari yamaze kubona imikino za Olympique imeze neza aravuga ati twashyizeho indi major trophy muri 30 yatangira igikombe cy'isi kina Irigwe nayo yari yagihostinze itina gitwara. Ubwo bimeze nkuko batuzaniye za Conference League. Bimeze nka Conference League buri mu president nyine ugiyeho wa FIFA hari yatekereza akavuga ati reka dushyireho major trophy niba abona yo ishobora kubyara umusaruro nuko igikombe cy'isi cyaje. Okay, tugiye gusubira inyuma noneho mu myaka ya vuba ntabwo turi busubire muri za 30 turebe nk'ama edition nka 5 cyangwa 6 aheruka. 2022 ninde watwaye igikombe cy'isi? 2022 sejo bundi igikombe kindi cyatwawe na Argentine ejo bundi Landar Koromu anabura igitego abafaransa bakina Landar ku munota wa nyuma atubabaza agatuma abakunzi ba Real Madrid urumva rega twita tureba Messi hano Messi ari abakunzi ba Cristiano Ronaldo ntago dushaka bigenda neza. 2018 bara abafaransa 2010 cyaberaga mu Burusiya 2014 igikombe cy'isi cyatwawe n'Abadage. Si cya gikombe cy'isi Abadage banatsindaga Brazil
cya Mario Götze yego aha 2010 hano muri Afrika y'Epfo batubabaza cyane iriya nibuka Suarez na Ghana yirigwe na Ghana Ghana igiye kujya demi finale ndakibuka cyaberaga muri Afrika y'Epfo cyatwawe na Espagne Shakira yanaririmbye ni naho yamenyaniye n'umugabo we Gerard Piqué twibye ariko yagitwaye twibye kuri finale nkuko ubwongereza bwo bwatwibye bugahita nabwo buririra kuri finale riko bimeze kabisa ni cya Espagne nabwo ni igitego cya Iniesta na 17 2006 uwo bita Zidane akubita umutwe Materazzi muri demi finale n'abataliyani bagitwaye kuri finale hari kuri finale daye nani bagitwaye batsinze abafaransa hari aba skandal Zidane yarwanye bakamuha ikarita y'umutuku 2002 kira gikombe cy'isi Deus reka ngure amateka ya kira gikombe cy'isi igikombe cy'isi cya 2002 cyaberaga muri Korea no mu Buyapani igikombe cy'isi cyabaga mu gitondo saa 3 za mu gitondo nigaga muri secondaire mu 2002 nigaga muri secondaire mu nari ndangije wa mbere niga mu wa mbere turi gukora ibizamini icyo gikombe cy'isi cyabaga mu gitondo saa 3 kubera ko ariyo masaha nyine y'Ubuyapani nakoreye igikombe cy'isi ikintu nibuka muri icyo gikombe cy'isi cyababaje abanyafrika ni Senegal ya ba Tony Silva itsindirwa kuri ya golden goal ya indi batugutsindaga match gahitirangira Turkiya ndumva yarabatsinze igitego kimwe niba myibuka neza ni Hassan Sasi wagitsinze icyo gikombe cy'isi cya 2002 ikindi tukibukamo twari abantu babyibuka ni intego hagati ya Ronaldo Igifaru wa Brazil n'umuzamu Oliver Kahn yari yitwaye neza cyane abadage baragenda bagera kuri finale aravuga ati ntabwo uwo bita Ronaldo yatsinda igitego amutsinda ibitego bibiri ndibuka harimo igitego cya ni Rivaldo niba nibuka neza wasimbutse umupira bakamuyobya kana karyama wundi Igifara kagitarikamo yari yaje yaniyogoshesheje ka gasatsi ka hane imbere cya 2002 ni Brazil yagitwaye burango biri mu bintu ngo yicuza ngo kubera ko ngaba abana bamurebaga kuri televiziyo ngo bose bahise batangiye kujya biyogoshesha kuri ngo yari yarabikoze byirushanwa Evan yashyizeho kano gasatsi ka hane imbere hande hose amaraho 2002 ni Brazil yagitwaye 98 n'abafaransa rwose 98 abafaransa Didier Deschamps umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa uyu munsi yari kapitene 98 nicyo gikombe cya mbere cy'isi nanjye narebye ndumva narebyeho match nkeya nk'ebyiri eshatu ariko nicyo gikombe cy'isi cya mbere nabonye 98 reka tugarukire aho ngaho ku gikombe cy'isi urantabaye inyuma amenya byari kungora kandi ari cyo cya mbere warebye cyaberaga muri Leta Zunze za Amerika iki 94 ni Brazil yagitwaye nibyo nibuka okay hanyuma ikindi kibazo uvanyemo Cristiano na Messi ngira abandi bakinyi batanu kuva mu 2000 batwaye Ballon d'Or batwaye Ballon d'Or ukuyemo Cristiano na Messi Luka Modric ndi batwaye Ballon d'Or batanu kuva mu 2000 iki gikombe cyateje ibibazo cyane Fabio Cannavaro 2006 Fabio Cannavaro ubundi yari ya Zidane nuko yakoze ya skandal yego Luka Modric babiri hanyuma se ni Messi yibye Lewandowski buriya wayiha Lewandowski yihese yamwibye yaje ubundi Lewandowski yaraciye ibintu mbere ko ava muri bayitanze ndiye muri Covid ya 2020 baravuze ngo ntibazayitanga banze kuyitanga ubwo Messi yayibye Haaland nindi yatwaye Haaland hanyuma Fabio Cannavaro bita Luka Modric Ballon d'Or wambaje ikibazo gikomeye Cristiano na Messi urumva nibo barikomeza kuza mu bwonko bwanjye bivangamo mu myaka ya vuba hari uwibagiye mu myaka ya vuba
ha ejo bunda Benzema ntayafite, Mbappe akaba ntayafite, Haaland akaba ntayafite, waharindira Karim Benzema nta Ballon d'Or afite. Karim Benzema ni Benzema yarayitwaye ejo bundi 2022 ya Karim Benzema asiko ya ndabona mushaka ebana Messi yaratuzengereje yaduteje ko nubu yagarutse Messi yaratuzengereje n'ubari muri short list baba we kandi yanatugarika hasigaye babiri ko umwe kuva mu 2000 babiri bandi umu Brazil ufite igikombe ntuze ntuze Ronaldinho Gaucho ntiyatwaye 2008 ana ntuze na Owen Michael Owen 2002 Luis Nazario na Ronaldo nawe yarayitwaye yego. Yes, ngabo rero abakinnyi batwayeho Ballon d'Or byibura batanu batari Messi na Cristiano kuko bari abo izo batwaye sinzi uko tuzabigenza. Hanyuma rero ikindi kibazo cya nyuma cyo kiba kinoroshye muri top 5 leagues cyangwa se zino champion eshanu zikomeye kuri buri alphabet uzajya umbwiraho umukinnyi muri champion eshanu kandi ibyo biba biri ku minota nta gutekereza cyane urabitubwira mu munota umwe tube tuzihetuye uko ari 26 ngenza hajya nkubwira leta tugende randomly ABCDFG gutyo nzajya nkubwira leta wowe tumbwira umukinnyi ariko ubwo niba wavuze Onana ntabwo uri buvuge Andri oya ubwo wavuze azajya avuyemo Andre Onana Andre Onana B Bruno Fernandes C amaye nka rero C hari amaye iminota inga abirashize ubuse abakinnyi bize bibarikirwa Christian Eriksen D Diogo Dalot Eric Garcia F Fernando Felix Joe Felix G Jorginho Wijnaldum Musobara turacyamufite ga nyine ga Gianluigi Buffon gagikina Goncalo Ramos H Hash Hojland I Ilkay Gundogan Jean no yaje abashaka Ja yaje Jérémy Mathieu Onuwe Nibyangubwira ikomereze n'umubura we ikizabiri nicyo cya mbere kine ariko ndumva abakinnyi kwera ko bari benje mu bwongo noneho gucangura n'amazina yawe babigoranye ubwo Jean yanze Jean ariko Jean ntago namubura aga dukomeze K Kylian Mbappe Elo Maingare Lisandro Martinez M Morata N Nicholas Jackson O ubwo ntago simutse M nayivuze neza Morata Alvaro Morata O Olivier Giroud P Pepe
Pepe nanjye reka tumubare Q Q wari ikibazo noneho ngo efire Q shampiyona eshanu Q aha ndamubuze pe R Renato Sanchez S Sergio Busquets T Thiago Silva U Şahit arimo nka rero abakinnyi bagiye hera Orsic muri Bayern Irsic ni I ya I cyangwa ni U ni I nka rero kongi twikomereze Leroy Sané Udoji avuye kure wari bibagiwe na ba Manuel Ugarte na Emmanuel Ugarte kwe Upamecano navuye kure pe V Wiltz Florian Wiltz ya ariko bandika W Verratti W Florian Wirtz nkubitira mu gafuka X Zerdan Shakli Y namakura he none ko nigenje Y umustar wari wanamamaye cyane ubundi murera sinkuyobye ariko cyakire n'undi Y Yilmaz umunyaturukiya Burak Yilmaz Y mutwanya uzwari maraza Rafael yoruke Y ndamukura hera You wapi okay Z nyuguti kuzinsinze ko ari nyinshi abakinnyi birirwa banzenguruka mu maso koko Z hangiye vuba Zelensky reka twumve Z ndimo ndirukanka mu liste y'amakipe y'ibihugu bose kandi zinuvuze ikintu gitangaje zinuvuze hari umukinnyi witwa gutyo Piotr Zielinski wibaze muri Napoli yego Zielinski ndamubona kuri ya Lamine Yamal Lamine Yamal kitetse cyo kora kuri aka kabazo impamvu najya nkasiga aka kabazo buriya
ibaze ko Faustin reba ukuntu akunda Messi. Faustin yibagiwe yabuze umuntu wama uramubura urumva mu mutwe wawe ahita haza akidurundamo abakinnyi nk'icumi. Yewe kirangaraguye hariya ni inyuguti yindi hari Yamar harimo Zed harya twa Zielinski hari ba Zielinski hari na ba Martin Zubimendira ari kuri Pirani wamwoje cyane rwose. Alright, hanyuma ikizamini cyanyu kibonye ute tugana ku musozo? Ikizamini cyawe kirimo kubera ko gikora mu nguni zose, kireba ibiri current kikadusubiza no mateka inyuma. Ni cyiza cyane. Ngira ngo umuntu ugikurikira ashobora kugira ubumenyi bwisumbuye. None haba nicyo bita ivumbura amatsiko, nk'ibibazo bumbajije umuntu ushobora kuza kureba wikundira gukurikirana ruhago ashobora kuza kuvuga ati kwa mugani nanjye ibibazo wabimbaza nabisubiza, akaba yabyatuma arushaho gusoma no gukurikirana cyane. Nge rwose nabishimye kandi ndabikunze, nubwo hari ibyangaraguye ariko nta kibazo, ahubwo wari wankopenge ariko byonyine uretse umuntu wemera ibibazwa ukubarizwa ku karubanda abashiruka ubwo. Ariko mu by'ukuri ni byiza cyane, ngira ngo abazareba ikiganiro n'abagikurikira bazaryoherwa. No kubona umuntu agaragurika nabyo ça fait partie y'ubuzima. Ubu rero iyo ntazabyediting aho nagaraguritse nta kibazo. Ntabwo yabyeditinga nabyo biba birimo. Ahubwo iyo ngewe umuntu iyo tumaze gukorana ahita ambwira undi ntumira. Umuntu ugomba gutumira ndumva naza umuntu ugomba gutumira ugomba gutumira umuntu bita Nepo mu bicu. Mwarakoranye Gicumbi mwarakoranye bariya bose bariya biwacu twarakoranye. Shaka umuntu bita Lorenzo na Rigani. Ubwo ndaza kureba uwo nzabona mbere. Axel nawe wagakwiriye kumushaka, ariko kumubona birabona ntabwo wamubona maze nk'umwaka mwiruka. Ariko nta kibazo, abazagukundira bose bazaze nta bigoye, ahubwo natwe tuzajya tugufasha. Ujye umbwira rwose ubona umuntu akwiriye kugufasha, dufatanye dushaka abatumirwa. Yes, rero reka dushimire cyane Jean Claude Kwizigira ku kiganiro cyiza tugiranye, ikiganiro cyiza cy'ubwenge. Mwumvisha ko nawe ari inzu y'ibitabo, ibintu byo muri 99 ngewe ntabwo nari impari pe, uretse kubisoma, ariko urumva ko we byibura igikombe cy'isi 98 ababwiyeho gato, imikino mike yarebyeho, icya 2 kabiri ababwiye story. Ndumva ko ari ibintu byiza cyane. Reka mbashimire rero, nizera ko byari byiza. Tunashimira cyane Jean Claude Kwizigira. Wakoze cyane Deus, wakoze cyane rwose. N'ubutaha none nutangira kuzajya uhuza benshi tuzaboneka. Ubu ndashaka kugira ngo kumpera y'uyu mwaka mu kwa 11 abo natumiye bose tuzicare hamwe dukora ikiganiro cyose tuzagikora kandi kizaryo. Yes, mugire ibihe byiza.